mbazaniye zikisobe cy'imitima kandi zikisesa umubiri wose ngize impundu naje mbazaniye baranyizihiye nyamibwa zanjye ngize impundu naje mbazaniye mbahaye umugisha mbambariye impumbya kandi umwuka wera aho yageze byose biba byiza hagati mu izina ryawe ryera amen. yego murakomeye. Turi kongera kugira umugisha kandi wo kubona indi ntore iturutse mu mudugudu wa Gikombe, nayo ije irongoye isibo y'amahoro, ngira ngo nayo yanyegera nawe tukaramukanya. muraho cyane Yesu nahimbazwe cyane. ngira ngo rero inshuti bavukira tuguwe neza ndetse mutwikiye akanyota kugira ngo tutavuga turi kunigwa n'ijambo kubera inyota. Ndagira ngo rero ubwo tubasanze mu gitaramo mutwemerere nyine dufatanye muri cyo kugira ngo nibiba byiza kurushaho umwete. Njye nk'intumwa ya Tonesti rero yambwiye ati muri iki gitaramo utwakirira iki kibindi kugira ngo batwerere muri cyo. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Ntekereza ko ayo mashini impundu mutanze ari uko mwakiriye iyi ntwererano, numva mwakongera n'andi. Kucyakira mukabona muri budushyire ku rutonde rw'abagira ijambo bavuga nyakubahwa murabitubwira. Murakoze. Arakoze cyane. Nk'uko abivuze, aravuze ngo uyu mutobe adutuye no gusaba ijambo mu gitaramo. Twari dufite ingingo 3 zo kwigaho, twari tumaze kwiga kuri 2, hasigaye imwe. Ntekereza ko rero turi bumwongere kuri liste kugira ngo asubire naho yavuye kare. Ingingo ye yari kuba iya 4 ariko reka tuyigiriye 3. tuguha ijambo mu gitaramo kugira ngo dukomeze utaramane. Tumuha ijambo rero, aratubwira ati njyewe nubwo tunezerewe ariko ndi kwinyeganyeza nkiyumva nkabona ngeze igihe cyo kuba nanjye nashinga urugo. Tukijya mbere aratubwira ati numva kigeze. Ubwo kigeze rero tubwire uratekereza ko twabigenza gute? Aratubwira ati nta kindi kirenze kubyakira. Ubwo mu byakiriye ndabashimiye, ahubwo ndagira ngo kandi umusore nawe wari usabye iryo jambo atubwira ibyo yitwa Lazaro. Muri make rero tumaze kubyakira turavuga tuti ntabwo ibi bintu twabyicarana, ahubwo reka tugerageze kugera aho ngaho tubwiye, nubwo ari urugendo ariko aho inshuti iri burya ntihaba kure. Nibwo rero bantoranije mu muryango baravuga bati turagutoranije namwe muri iki gitaramo kuzagenda ukatuvugira iki umusore wacu avuze nk'umuryango, kugira ngo nibakwemerera bakaduhaka hari ibintu byinshi bizaba bikenewe, haba imirima, haba amatungo, haba mbega ni ibintu binyuranye. Ariko ibyo rwose nibyo bagushimire. ngira ngo rero ari njye ahubwo ni uwitwa Lazaro kuko nabikubwiye, kandi sinari guhangara kumuzana muri iki gitaramo nyine, ariko ari hafi. Mukeneye ko dukora ku ikoranabuhanga kugira ngo aze hafi mumubone, namuhamagara. Murakoze cyane. Urebe ubu Lazaro arashyigikiwe, ararinzwe, mbese
kujyana ngo mujye kubana ngo ubudatana, ngo yitwa Lazaro. Ese Lazaro uramuzi? Ndamuzi. munjize ibiganza abavandimwe, munjize ibiganza tumushimire Patricia. Wemeye gusiga abo basaza bawe, usize na papa na mama na bashangazi bose, natwe twese twirirwaga tuguhamagara. Uremeye uragiye koko? Uremeye uragiye? Yego ndabyemeye. munjize ibiganza. Yahunze. Hanyuma dusabe intore y'umuryango Pasiteri John yegere hafi aha yakire umugeni yaje guhakira. Bobo prend the beat. Free urabizi n'imfura no mu masura bibona iyabo urabyumva ntabwo ajya giraho guhisha sibanga aragukunda nibuta nabizi bimenye ntuzigera umubabaza kuko ni munsi nzishima uwo munsi umenye nzanarira ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu nkwambika impeta nkuko njya mbirota uwo munsi andi majwi azatuza iryanjye niryo rizasigara nijye uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo nihebeye iyo nkuko njya mbirota mbabarira uwo munsi nugera abari iryo uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko njya mbirota mbabarira uwo munsi nugera abari iryo uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko njya mbirota narose abawe bagushagaye bagusezera barikorera baturagiye usanze ubukunda uwo wihebeye batecyo ngaho genda umuryango wacu zishima inzozi zawe arakoze cyane. Arakoze inshuti yanjye Manuel umaze kutwakira muri iki gitaramo, ndagira ngo unyemerere tugushimire ikaze urwunga ineza iganje watwakiranye kuva ku muharuro wanyu. Ibyo tubivugiye yuko twagezemo hano mukatuzimanira, turabizi ko mu muryango wanyu mugira amafunguro mukagira n'amazimano mwakiriza abaje babagana. Kura nkatwe dushimire igitaramo cyiza tugusanzemo, kandi nk'uko ubivuze turi umuryango ukomoka kwa Eliyezeri, kandi uyu munsi tukaba twari tuje nk'uko babivuze tuje tuguhekeye umugeni. Turagira ngo rero Manuel, kuko waje ushaka ubukire washakaga, ngira ngo Raheli ntakiri wenyine nk'uko wabivuze, wavuze yuko uyu munsi twagomba kumuguhekera tukamugeza ku rusengero. Wabaye intumwa nziza umenya guhakwa, ndagira ngo urebe Raheli waje udusaba niba tutakuguraniye, hanyuma numara kumushyikira se ntiwanamuramutsa. Suhuza umwana kubera ko avuye mu muryango kandi ari kujya mu wundi. Raheli urabona ko yishimiye kuza muri uyu muryango n'umuryango twagendanye. Ibisigaye rero Manuel wanyemera nkakugezaho ubutumwa bwa kabiri. Ndagira ngo umuryango wantumye ibyo mwari mwampaye byose murabona ko byashitse. Nange Raheli mugejeje mu muryango mwabaye munshimira. munjize ibiganza munjize ibiganza. Murakoze Ibyo rwose bajya bavuga ngo uwaguhaye araguheta n'ibisubirire mu byimbo. Ndagira ngo
ni umukozi ndagira ngo gutwikurire ku mugaragaro. Raheli yize ikoranabuhanga, Raheli azi guhinga, Raheli aho wamutuma wose yabasha kuhagera. Ndagira ngo nkugire umugabo ku mugaragaro, ndagutwikuruye imirimo yose ugende uyikorerwe, usasirwe, ucanirwe, ususuruke. Kandi kubera ko ndi umubyeyi wawe, nzakomeza nkubera umubyeyi, ndakomeza mfate inkingi y'iburyo, wowe ufate iy'ibumoso. Uyu ni umunani wo kukubakira urugo. Bakoze cyane, bagushimire. Ugeze ibiganza nanone turashimire. Nibyo babashimire. Ngira ngo bariya bose twagendanye, umuryango wacu ni mugari. Manuel rero nagushimiye igitangaza. Nibyo mfura nziza, murakoze cyane. Dufite bashangazi basigaye tugira Imana na leta y'ubumwe. Murakoze cyane mwafura mwe, imfura zitari imfunya mu gitaramo. Mwongere mu ntize ibiganza nanone tubashimire. Bwiza bw'Imana ze wiriweho, zanze umubyeyi wampaye byinshi, mama wambyaye nzakwitura iki? Umuntu ntakabe wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ukwezi kwakaga inzora, maze utunguka umwenyura. Amajwi yose numvaga muri nge araceceka, numva iryawe gusa. Usetse mbona imikororombya, ngenda mutekereza ndegabona. Ubwuru wanjye Imana igitego. Ndagukunda ntacyabihindurayo, ndagukunda yuhora ubyibukayo. Ndagahora nicura nkakubona iruhande rwanjye. Harabonye mbona rutangira rwaka, igicu cyahinduka ntibacana waka. Oya ntazibana zidakomanya amahembe, izo ntambara njye nawe tuzazitsinda. Wanyagiriye uko naje, maze ukesha umutima wanjye. Niba kuba hari rimwe, iryo rimwe rirampagije mu gihe ndibanamo nawe. Kuguhoza mu binezaneza n'indahiro narahiriye rurema. Gutera imitoma ngo utake buke ngo utaramirema. Nza gutanya n'irungu ayiye shira impundu wawe. Ndagukunda. Akaba agiye gushinga urugo. Mushimiye ko uru rugo agiye kubaka ruzamubere urugo rw'amahoro, azabyara abahungu abyare n'abakobwa. Kandi Hezekiya mureba ni umwana uzi imirimo myinshi cyane, ariko muri iyo yose nahisemo kumuha isuka kugira ngo abazaziwe mu rugo azabakirize ibivuye kuri iyi suka, biyakire imigisha. Mu ntize ibiganza dushimira, azajya amuzishyuhiriza amazi, amuvomera amazi, ibindi byose tuzagumye kubigiraho umugisha, biyakire uyu mugisha. Anifurije kuzubaha umuryango agiyemo, kandi akazubaha umugabo we, nawe akajya amwubaha, bakazagira urugo rw'amahoro, biyakire umugisha. Amen. Nibyo rwose.